bakunzi b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nizere kandi ko rwose mumeze neza aho muri hose mu bihugu bitandukanye, mba mbibona ko munkurikira muturutse mu bihugu byinshi kandi bigiye bitandukanye. Nizere ko rero Uwiteka rwose abanzigamiye mwese mukaba mumeze neza. Mbahaye ikaze rero muri iyi nkuru y'urukundo nk'ibisanzwe. Inkuru y'urukundo yacu y'uyu munsi tuyitangiranye na Maurice. Ni umusore mwiza ari kuri telefone rero ari guhamagara sheri we Gisele, ari kumubwira ati rwose sheri, hashize ibyumweru 4 byose tuvugana kuri telefone gusa ariko tutarabonana amaso ku maso. Ati nakubeshye, mfite amatsiko rwose yo kukureba kubera ko iyo uvuga numva ijwi ryawe nkumva uri mwiza cyane, numva rwose uri umukobwa w'igitangaza kandi ntakubeshye ndagukunda nubwo ntarakubona. Ndashaka rero rwose ko twabonana amaso ku yandi. Gisele nawe ati urabivuga se urabizi? Ati nanjye nuko nishwe n'amatsiko rwose, ndumva nkeneye kukubona maze nkareba uwo mukunzi wanjye utagira uko asa. Ati gusa icyo nzi cyo ndagukunda kandi cyane. Ati none se urashaka kumbwira ko rwose noneho waba witeguye maze tukaba twazahura tukabonana amaso ku yandi? Maurice ati wabimenye rwose nibyo nshaka kuvuga, ndifuza rwose ko twabonana kubera ko ndumva mfite amatsiko menshi cyane. Gisele ahita amubwira ati sawa rwose ndabyishimiye, ati ubwo turaza kongera tuvugane maze dupange. Bahita bava kuri telefone maze Gisele agasigara afashe telefone yayishyize mu gituza akayifatisha amaboko abiri rwose ameze nk'umuntu wayihobeye. Ati ni ukuri umukunzi wanjye rwose ndumva nishwe n'amatsiko yo kumubona. Gisele rero telefone ahita ayikura mu gituza noneho akayifata mu ntoki maze agatangira kureba ifoto uyu musore aba yaramuhaye. Arayireba akajya yongera ayireba akongera akayisubiramo, gusa iba ari ifoto uyu musore yicaye, iba ari ifoto rwose y'igice cyo hejuru cye. Ku rundi ruhande ariko nanone na Maurice nawe aba ari kureba amafoto y'uyu mukobwa, dore ko we aba afite na menshi, maze akajya yareba akisetsa akongera akayareba akongera agatangira. Mu bigaragara bose baba bari mu rukundo kandi rwose urukundo rwa nyarwo, ahubwo ni uko baba batarahura ariko urukundo rwo rwose bose baba bari mu munyenga warwo. Gisele rero aba ari gukomeza areba iyi foto yongera ayisubiramo, maze murumuna we Pamela akaba yinjiye mu cyumba akamuhagarara inyuma. Gisele ntanamenye ko Pamela yaje, maze agakomeza akajya areba ya mafoto akomeza yareba, maze Pamela agaseka ati mukuru wanjye, ati nakubeshye uri mu rukundo rwose biragaragara, uyu musore uramukunda cyane. Maze Gisele atumva ati nsohokera mu cyumba, ati ntukanyinjirire mu buzima, ati kubera icyo ukunda kureba ibintu bitakureba. Maze Pamela agaseka. Bidatinze rero mu masaha y'umugoroba Gisele aritegura maze akigira mwiza koko, akambara neza akaberwa, akimakiya rwose akaba umukobwa w'icyitegererezo, maze akabwira murumuna we Pamela ati mbabarira rwose umperekeze njye guhura n'umukunzi wanjye bwa mbere. Ati gusa ntakubeshye ndumva amasaha atagenda, ndabona rwose iminota itava hiri kuko ndumva rwose nkeneye guhura nawe. Pamela rero aramuherekeza maze bagatega taxi voiture, baragenda rero bakiri mu nzira, maze Maurice agahamagara akabwira Gisele ati sheri, ati nakubeshye ndagukumbuye, ati mugeze hehe se? Gisele ati rwose turi hafi, ndakeka turi muri quartier n'ubundi watubwiye. Maze Maurice ati umuryango wanjye rero, ati ku gipangu hariho nimero 10. Gisele ati ndakeka tutari buhayoberwe, baba bagenda bareba iburyo n'ibumoso kugira ngo barebe ko rwose babona iyo nimero baba bababwiye, maze bajya gusezeranaho kuri telefone.
Maurice agahita abwira Gisele ati ndagukunda mukunzi mwiza. Gisele nawe ati nanjye ndagukunda cyane, gusa ni mu minota mike maze tukaba turibonaniye. Pamela rero abwira Gisele ati mukuru wanjye ati rwose ndakeka tuhageze, ati base si iki gipangu batubwiraga? Maze Gisele akakireba yahemetse iminwa ati hariya se? Ati oya, ati ndakeka ko rwose atari ahangaha, ati ariko reka tuve mu modoka. Bava mu modoka rero maze Gisele akishyura, yarangiza akabaza Pamela ati urabona se kuko ari ibya nyabyo ni aha tugiye cyangwa dushobora kuba twibeshye? Pamela ati ariko ni aha bakubwiye? Ati nese ntibakubwiye nimero 10? Ati nizo zanditseho. Baregera rwose bagasoma neza bakabona nizo zanditseho. Ubwo ariko Gisele we aba atangajwe n'ukuntu aba abonye aho hantu ari habi atariho yari yiteguye, kuko aba yari yiteguye rwose kugera ku kizu cya danje, akahita abona ni ahantu rwose haciriritse cyane. Pamela ahita amubaza ati none se ko ndeba wijimye, hari icyaba kigenze nabi? Undi ati ndatunguwe ariko nta kibazo, reka twinjire turebe ibiberamo imbere. Barinjira rero ariko ubona Gisele yatunguwe bikomeye, maze bakagera ku rugi rw'inzu. Gisele ararureba, ruba ari urugi rwose rudasobanutse rugiye ruterateranyije wagira ngo ni amatiriplex ariho. Maze Gisele akavuga ati ubuse koko ni ahangaha nje? Ubwo ahita akomanga, akumva ijwi rivugiye mo imbere ati nimwinjire nta kibazo. Abakinjira agahita akubitana n'amarido rwose adasobanutse, nayo inzu idasobanutse irimo ibintu nyine bigaragara ko rwose bidafite isuku, inzu nyine y'umuntu w'umukene wo hasi cyane, hasi cyane bishoboka. Ahita atangira akarangatanya amaso akareba ku bikuta, ukabona rwose sisemi iramwishe. Maze agahita akubita amaso Maurice wari wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga. Yaba akimukubita amaso noneho agahita yijima ukagira ngo ntabwo ari we wari winjiye aho ngaho. Agahita amubwira ati ni wowe Maurice cyangwa ndarota? Maurice ati yego rwose ni njyewe. Ati ni njyewe uyu nguyu ubona ni njye Maurice. Ati sheri, ati karibu, ati nimwicare. Maze Gisele akarebareba Pamela we ahita yiyicarira kandi akanasuhuza Maurice ati mumeze neza? Maurice ati yego. Maze Gisele akareba Pamela yicaye ati nta soni, urabibona ko wicaye muri puberi se cyangwa ntabwo ubibona? Aha hantu wicaye urabona ukuntu hasa? Maze Pamela ati hoya, ati hoya rwose mukuru wanjye, ati nta kibazo twakwicara. Maurice ahita abwira Gisele ati sheri, ati wakwicaye se maze nkabaha ikintu cyo kunywa? Ati nkabakira rwose. Gisele ati uramenye ntiwongere kunyita sheri, ntiwongere kunyita iryo zina, sinshaka kubyumva. Ubwo Maurice ahita atangara akareba Gisele ati none se ntabwo ukiri sheri wanjye? Maze Gisele ati ntiwongere kuvuga ibyo bintu na rimwe. Maurice ahita atwara akagare ke maze akegera Gisele akamufata ukuboko ati hari icyo naba navuze se kandi kibi mukunzi wanjye? Gisele aramwishikuza hafi kumujugunya hirya iriya ati ntiwongere kunkoraho n'izo ntoki zawe zanduye n'umwanda gusa, ati umuhungu gusa w'umukene usa nabi, ati urandebera ahantu uba ko wagira ngo ni mu ngurube neza neza. Maurice rero ahita yumirwa, ibyari ibyishimo bye biba bihindutse rwose agahinda. Maze Gisele ahita abwira Pamela ati haguruka vuba, nawe wagira ngo nta bwenge ugira, haguruka muri izo puberi tugende, ubundi ninde waguhaye uburenganzira bwo kwicara muri iyi myanda? Urabona wowe utahakura indwara, haguruka vuba tugende. Ahita amuhagurutsa maze bagahita basohoka. Maurice asigara ahamagara ati Gisele sheri, Gisele mukunzi, ariko ntihagire umwitaba. Pamela agenda abwira Gisele ati ariko se koko Gisele, kubera ko utihanganye ngo basubiye n'akabanga, nta n'uko wagira ikinyabupfura iminota mikeya? Ese nta n'uko wakwirengagiza
niba wari utunguwe wari ubonye ibyo utari witeze nta nubwo nibura wari kumuha umwanya mukavugana ukamwereka ko rwose unamwubashye ntumere utyo. Ati ntakubeshye ndabona rwose utari mukuru wanjye nsanzwe nzi, ntabwo nari nzi ko umeze gutya. Gisele we aba ari gukurubana Pamela amusunika ati nta jambo na rimwe nshaka kumva, ikintu cyonyine nshaka ni ukuva muri iyi myanda. Bageze mu rugo rero Maurice wari uhangayitse rwose yibaza ibimubayeho, yahise afata telefone maze ahamagara Gisele. Gisele yabonye ariwe maze aritaba aramubwira ati nkubwire wa mugabo we nta nubwo nzi izina ryawe, sinkeneye no kongera kurimenya, ati uko witwa kose sinkeneye rwose kongera kurivuga mu kanwa kanjye, ati ntuzongere kumpamagara na rimwe, ntuzongere guhamagara kuri iyi nimero ubuzima bwawe bwose, sinshaka no kongera kumva iryo jwi ryawe. Maurice ati sheri, ati ariko se nkeneye no kumenya uko byagenze. Gisele ati ntabwo nkeneye kumva ijwi ryawe kandi uramenya utazongera kwibeshya umpamagara. Ahita akupa telefone maze Maurice agasigara yitaba ubusa yabuze umuvugisha. Pamela rero ahita abwira Gisele ati ariko se wakwihanganye nibura ukanamuvugisha waretse kurakara bingana gutyo, ubundi se urakajwe n'iki? Hari ikintu yari yarigeze akubwira none ukaba wasanze atari cyo? Maze Gisele ati oya rwose ntacyo yigeze ambwira ngo nsanga atari cyo, ariko ntabwo nari nzi ko abana n'ubumuga, ntabwo rwose nari nzi ko ahora yicaye, nta nubwo nari nzi ko ari umukene bingana kuriya. Ati njye nta kintu navugana rwose n'umusore w'umutindi, ati nta kintu rwose twapanga nawe, ati urabizi njye ntabwo ari zo inzozi zanjye, inzozi zanjye ni ukuzashaka umusore w'ibogari kandi ufite amafaranga, uriya rero urabona ko ntacyo ari cyo, ni puberi gusa, sinshaka no kuzongera kumva izina rye, uramenye utazongera kurimvugira imbere rwose waba umbihirije. Maurice arongera agahamagara maze Gisele akongera akamwitaba agahita amubwira ati ndabona rwose wagira ngo nta matwi ufite, ibyo nakubwiye ntabyo wumvise. Maurice ati ariko ni ukuri nagira ngo umbwire aho nakosheje kugira ngo rwose ngusabe imbabazi, niba ari n'amagambo mabi nakubwiye nagira ngo rwose ubimbwire. Maze Gisele ahita amutuka yarangiza agahita akupa telefone agahita avuga ati noneho reka mubloke ndabona ibindi byose atabyumva. Ahita amubloka rero telefone agahita ayijugunya hasi. Maurice ahita akomeza guhamagara ariko agasanga noneho nimero ye rwose bayiborotse ntabwo kiri gucamo, ariko ku rundi ruhande Pamela areba aho umukuru wajugunye telefone maze agahita arebamo ya nimero bari bari kuvugana akayandika muri telefone ye agahita asubiza telefone aho yari ayikuye. Nyuma y'iminota mike rero umuntu arakomanga ku gipangu maze Gisele agahita ajya gufungura asanga ari inshuti ye magara ibije rwose yahinze, ati amatwi ari kundya nkeneye kumva rero uko handevu yagenze. Maze Gisele abamusubiza rwose atabumbuye umunwa amenyo afatanye ni nkaho rwose aba adashaka no kuvuga, ati sawa. Atera intebe rero maze bakicara. Uyu mushuti wa Gisele abamubwira ati mbwira vuba ntakubeshye ndumva rwose nkeneye kumva amakuru mashya. Maze Gisele agahita amubwira ati nta makuru mashya nta namwe. Maze umushuti we ati ntumbwire se yuko utigeze ujya kureba sheri wawe? Gisele ati naragiye ariko ntiwongere kuvuga ngo sheri wanjye, nta musheri ntawe. Ati tekereza ko nasanze uyu musore agendera mu kagare atabana n'ubumuga, ati noneho ngeraho ko ari umukene, ati ni umukene burundu burundu. Maze mushuti wa Gisele ati urashaka kunyica ariko, ati ibyo bintu uri kuvuga se koko nibyo? Maze Gisele ati nibyo rwose nuko bimeze. Mushuti we ati none se nta kindi kintu na kimwe kizima afite? Ati ntiwambwiye yuko ari mwiza? Undi ati yego rwose ntabwo ari mubi, ariko nanone ntabwo rwose ari we musore w'inzozi zanjye, si uriya nifuza, kuko umusore nifuza uzi uko ameze, ntabwo rwose nabana n'umusore w'umukene amplisubana n'ubumuga, ibyo bintu ntabwo byashoboka.
umushuti wa Gisele ati nyamara njyewe numvaga umukunda, numvaga hari ibindi bintu bye byinshi ukunda atari ibyo gusa, ati none se rwose wabuze ikintu na kimwe nibura cyatuma mugumana, ati nta kintu na kimwe wabonye wakundaga kandi wasanze afite cyari gutuma mugumana. Gisele ati ntacyo rwose nta na kimwe, maze umushuti we ati nyamara Gisele ushobora kuba uhubutse, ati uriya muntu nkurikije ukuntu mwagiranye ibihe byiza kuri telefone, ariko ni ukuri ntabwo wakabaye umujugunya gutyo nk'isogisi rishaje, wakabaye nibura umuha n'umwanya nibura mu buzima ukagira n'icyo umufasha, burya erega mutanakundanye mwanaba inshuti ukajya umufasha ibintu bimwe na bimwe atishoboreye kuko urumva ko afite n'ikibazo. Maze Gisele ahita abwira uyu mushuti we ati njye se ninde wakubwiye ko ndi umusamariya w'impuhwe, ati oya rwose nta mwanya wo guta mfite, ibyo bintu tunabyihorere ntuzongere kumbwira kuri iyi sije, reka tubireke tuvuge ibindi kuko hari ibindi byinshi byiza byubaka twakabaye tuganira. Uyu mushuti wa Gisele rero yarumiwe rwose, n'ubu intoki zari ziri ku matama yifashe ku itama yibaza ibibaye byamuyobeye. Maurice rero aba yicaye mu nzu maze kumva telefone ye irasonnye, arareba akabona ni nimero atazi, maze agahita ayitaba ati ni Maurice kuri telefone, maze undi nawe ati ni Pamela, undi ati ariko ntabwo rwose numva Pamela muzi, ati ndumva nta Pamela tuziranye. Pamela ati ndi murumuna wa Gisele, ni njyewe twazanye kukureba. Maurice ahita yishima ati ati Imana ishimwe ko nibura umwe muri mwebwe ampamagaye, nkaba rwose ngiye kumenya amakuru yanyu. Ati none se amakuru ya Gisele? Ati ameze neza. Pamela ahita amubwira ati yego ameze neza, ariko ninjye nkwihamagariye ku giti cyanjye, we rwose aracyarakaye cyane. Ati nagira ngo rero rwose ngusabe imbabazi ku byabereye aho ngaho iwawe, ati ngusabye imbabazi mu mwanya we rwose ndakwinginze. Maze Maurice ati oya rwose nta mpamvu, ati kandi ntuhangayike, ati ahubwo njyewe nari mpangayikishijwe no kumenya icyatumye rwose yitwara kuriya. Ati none se kuri murumuna we ubwo ntuzi amakuru ye yose, wambabariye ukanyibira ibanga rwose ku kintu cyatumye ndakarira, ati maze nkaba rwose ntakicuza. Pamela ati oya rwose ntacyo, ahubwo mukuru wanjye rwose ndabizi ko bigoye kubana nawe, ati biragoye kumutereta, ariko nanone ntuhangayike, humura rwose muhe umwanya, nashira umujinya azagaruka kukureba musubire mu rukundo rwanyu, ntuhangayike rwose ndabikwijeje, wowe gusa muhe umwanya yitekerezeho. Maurice ahita abwira Pamela ati ni ukuri ibyo uvuze Imana ibyumve, ati kandi rwose bimbabarire bibe vuba, ati kubera ko ndumva ni ukuri nkumbuye kumva ijwi rye, ati ndabikumbuye ku buryo utabyumva. Pamela ahita amubwira ati rero ngiye kuva kuri telefone, nicyo cyari gitumye nguhamagara, ati gusa rwose uretse kongera kumuhamagara abanza acururuke kuko aracyafite umujinya. Maurice ahita amubwira ati yego ndabyubahiriza, ati none se basi najya nguhamagara kuri telefone yawe kugira ngo menye amakuru ye? Maze Pamela ati hoya ndumva bitaba ari byiza, ati sawa rero ngaho ugire umunsi mwiza. Ubwo ariko Gisele nawe aba ahise amusanga hanze, maze agahita amubaza ati mbwira rero umuntu mwarivuganaga, ati ntumbwire ko usigaye ufite umusheri. Pamela we ahita yiruhutsa kuko abagize Imana yumvise ko mukuru we atigeze yumva ibyo yavugaga, noneho yari kumwirenza neza neza. Pamela ati nta musheri ntawe, ati navuganaga n'inshuti yanjye bisanzwe, ati ubwo se urumva nagira umusheri simbikubwire koko kandi uri mukuru wanjye, ntuzi ko se nta kintu na kimwe nshobora kuguhisha? Ati hoya, ati ni inshuti yanjye rwose isanzwe twavuganaga. Hashize iminsi mike rero Maurice arongera agahamagara Pamela, Pamela yitaba atanamenye uwo ari we kuko ntaba yabyitayeho, maze agahita amubwira ati ni Maurice. Maze Pamela ati ati none se kumpamagaye? Maurice ati nari maze iminsi rwose ntumva amakuru yawe, niyo mpamvu nari nguhamagaye, ati wambwira se ko hari impinduka rwose kuri mukuru wawe?
undi ati hoya rwose ntazo, ati none se namuhamagara? Maze Pamela ati ndakubwiza ukuri ntacyo byatanga n'ubundi aracyakurakariye ntabwo rwose yakuvugisha. Maze Maurice ati none se wangira inama y'uko nzakora iki? Pamela ahita amubwira ati umva rero ndakwinginze rwose ntuzongere kumpamagara, ati kubera ko sinshaka rwose impamvu mukuru wanjye yazanyanga maze tugatandukana, ati kubera ko niwe wenyine mfite mu buzima, ati ubwo rero rwose nkwifurije amahirwe masa mu rukundo, ntuzongere kumpamagara ntabwo nshaka ibibazo. Ahita kandi akupa telefone maze Maurice agasigara yumiwe ayobewe noneho icyo gukora, aba yumva rwose amahirwe yose amushiranye. Hashize iminsi rero Maurice arongera kandi ahamagara Pamela, maze Pamela afata telefone aramubwira ati rwose nakubwiye ngo rekera kujya umpamagara koko utazanteza ibibazo. Maze Maurice ahita amubwira ati humura rwose ntabwo nzatuma mukuru wawe amenya ko tuvugana, ati ntakubeshya impamvu nguhamagara ni uko rwose aha hantu mpaba njyenyine, nta muntu ngira tuvugana, nta muntu ngira twishimana iyo nishimye, nta n'uwo ngira rwose twasangira umubabaro igihe mbabaye, ati mba ni jyenyine, ati nibura rero naragize Imana narabonye wowe, mba numva rwose twakwivuganira kuri telefone nibura tugapfa gusangira ibyishimo byanjye n'umubabaro wanjye, ati ukantega amatwi ukanyumva. Pamela ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo ari ukwanga kukumva, ariko nanone sinshaka ibibazo na mukuru wanjye, mbabarira kandi unyumve, rekera rwose kumpamagara, ihangane ahubwo nkwifurije amahirwe masa mu rukundo, nushaka undi muntu muzakundana, naho rwose mukuru wanjye we mwihorere, ariko nanjye uri gukomeza kumpamagara utazatuma rwose nshwana nawe. Ubwo kandi Pamela anabivuga ari kupa telefone, maze nanone Maurice akahita rwose yiheba, ahita aguma atekereza ati noneho mbaye uwande ko mbona rwose nta n'umuntu n'umwe nsigaranye nibura wo kuvugana nawe. Maurice rero utava ku izima arongera agahita afata telefone n'ubundi akongera agahamagara Pamela. Pamela we yayirambitse hasi irasona rero, maze umukuru wa Pamela akaba arinjiye ati telefone yawe ariko iri gusona. Pamela rero abura uko abigenza maze akayifata akayitaba, kuko ntabwo ashaka ko mukuru we amenya yuko ari Maurice wari uri kumuhamagara. Maurice ahita amubwira ati rwose ndakwinginze mbabarira uzaze kundeba maze tuvugane, kubera ukuntu Pamela nta yandi mahitamo aba afite. Ahita amubwira ati nta kibazo rwose, ati ndagerageza, ati nzakubwira nta kibazo, ati ntuhangayike. Maurice we ntabwo abazi ibiri kuba, nta nubwo azi impamvu bari kumwikiriza banamwemerera ibintu byose ari kuvuga. Pamela rero ahita akupa telefone ati ubwo turi kumwe, maze mukuru ati ninde rero waguhamagaraga? Ati ni inshuti yanjye rwose isanzwe y'umukobwa, ni ibintu yambwiraga kumukorera, rero nari ndi kumubwira ngo nzabigerageza. Ubwo ariko Maurice we ahita yicinya icyara ati ibyo ari byo byose rwose ubwo Pamela akaza kundeba kubera ko arabinyemereye. Gisele rero amara gusohoka, maze Pamela agahita avuga ati mana nyagasani, ati noneho umutima wari umvuyemo, ati Maurice azankorera ishyano neza neza, ariko ahita abitekerezaho akibuka ko yamwemereye ko agomba kujya kumureba nubwo atari yabitekerejeho, maze akajya kureba Maurice. Agerayo rero maze Maurice akamubwira ati ndatunguwe, ntabwo rwose nari nzi ko uri buze. Maze Pamela ati ndaje ariko uramenye rwose ntubwire mukuru wanjye ko naje hano. Maurice ati urumva ninde wabimubwira? Ati kereka ari wowe ubimwibwiriye. Ati urabizi ko atagifata na telefone zanjye, ati rero rwose nta mpamvu n'imwe yo kumubwira. Maze Pamela ati urakoze cyane naho ubundi rwose yanyirenza. Maurice ati none se mbabarira umbwire, ntabwo uramenya ikintu cyamubabaje ku buryo byatumye ataha ameze kuriya? Pamela ati nta kintu na kimwe ni ukuri yigeze ambwira, nta kintu yanganirije. Maurice ati ntakubeshye, natekerezaga ko urukundo rwanjye nawe rushingiye ku rukundo rwa nyarwo nyine, ntabwo natekerezaga ko rushingiye ku bintu ibyo ari byo byose. Ati ikindi kandi rwose ntabwo nzahora nicaye muri aka kagare, ati kubera ko
muganga yambwiye ko nshobora kuzakira maze nkongera nkagendera ku maguru yanjye. Ati nanone kandi ntabwo ntekereza ko nabera umuntu umutwaro, ati kubera ko mfite rwose inkuru njya nandika mu kinyamakuru kizwi hano mu gihugu cyacu. Ubwo yari ari kukimubwira izina, ari nako kandi Pamela atangara, ati ntumbwire ko ziriya nkuru ari wowe uzandika, ati kuko ziraryoshye cyane kandi nkunda kuzikurikira. Maze Maurice ati yego ninjye nzandika, ati ziriya nkuru rero zirangaburira rwose, zituma mbasha kurya, ati ubwo rero urumva ko nta muntu mu by'ukuri nabera umutwaro, ati sinzi ikintu cyahangayikishije mukuru wawe. Gusa bahita bakomeza bakiganirira ku by'icyo kinyamakuru n'izo nkuru bose baba bahuriyeho gukunda. Maze Pamela ati ntabwo rwose nari nzi ko ari wowe, ati noneho najyaga ngikurikira ariko ubu noneho nzagikurikira birenzeho. Pamela rero na Maurice bakomeje kugenda bavugana ku matelefone inshuro nyinshi, maze Pamela akajya agenda akamukorera imirimo imwe n'imwe mu rugo, baramenyerana rwose ibintu bigenda biba byiza, maze batangira no kugenda biyumvanamo rwose buhoro buhoro. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'ijoro, Pamela yari ari gusoma izi nkuru z'urukundo uyu musore yakundaga kwandika muri icyo kinyamakuru, yari yaramwoherereje noneho ibitabo agenda aziteranyirizamo. Pamela ari gusoma yisetsa, maze yumva telefone ye irasonnye, ati ubuse kandi ninde umpamagaye muri aya masaha y'ijoro? Maze arebye kuri telefone asanga ni Maurice, yahise amwitaba. Maze Maurice ati sheri tumeze neza se? Ati rwose numvaga nshaka kumva ijwi ryawe. Pamela ati nari ndi gusoma inkuru zawe, ati ntakubeshye ntabwo wakumva rwose ukuntu mba nishimye iyo ndi kuzisoma, ati Imana ikomeze kugukiza ubugingo kandi iguhe umugisha, kubera rwose ukuntu ukomeje guha abantu benshi ibyishimo kubera izi nkuru zawe. Ahita abaza ariko Maurice ati kubera icyo cyicaye aya masaha y'ijoro? Maze Maurice ati nari ndi gutegura kandi iyindi nkuru, ati kugira ngo abantu nkawe, abantu beza bajye babona ibyishimo rwose, kuko mba nifuza ko museka muri kureba izi nkuru. Pamela rero ahita amubwira ati yego rwose ni byiza, ati kandi ni ukuri ni iby'ingenzi rwose kukugira, ati ariko nanone ruhuka utazicwa n'umunaniro noneho tukazabura izi nkuru rwose cyarimwe. Maurice ahita amubwira ati nta kibazo ndaje nduhuke, ariko nanone hari ikintu nshaka gusaba, nagira ngo rwose ejo uzambabarire maze uzumfashe gushyira ibintu ku murongo byo mu nzu. Pamela ati ariko nawe uribuka ko twahanye gahunda tukumvikana n'umunsi nzajya nziraho, kandi uwo munsi ntabwo ari ejo? Maurice ahita amubwira ati ibyo ndabizi, ariko ndakwinginze rwose n'icyo inshuti ziberaho, noneho nyine bigire umwihariko, ejo rwose uzaze umfashe. Pamela ahita amubwira ati urabizi ko ntakubwira oya, kandi ntacyo nakwima ngishoboye, ejo rwose nzaza ngufashe nta kibazo, ariko nawe ryama uruhuke, uruhutse umutwe umere neza, ubundi uzabone uko wandika inkuru rwose utekanye. Nanjye ndi gusoma izo wanditse kandi ndanezerewe rwose ndishimye. Undi ati urakoze cyane, ati ngaho rero urare neza. Pamela nawe ahita amubwira ati nawe urare neza. Buracya rero maze Pamela akagenda agafasha Maurice amasuku yo mu rugo, amara kuyakora, maze Maurice agahita amubwira ati ntakubeshye ndashonje cyane, inzara iranyishe. Maze Pamela ati none se urifuza ko rwose nagufasha iki? Maurice ati mfite amafaranga make nagira ngo nyaguhe maze ugende ushake ibintu wantekera, ati naho ubundi rwose inzara iranyica. Pamela ahita areba ku isaha maze akabwira Maurice ati ndabona hakiri iminota, zana nta kibazo nihute njye kukuzanira. Ubwo ariko Pamela ahita areba ku bintu Maurice yari ari kwandika, maze agasanga n'ubundi ari kwandika indi nkuru nshyashya. Ahita amubwira ati ndakwinginze iyi nkuru ndifuza kuba ari njye muntu wa mbere uzayisoma. Maze Maurice ati rwose ni wowe wa mbere uzayisoma, nanjye nibyo nkwifurije, ati gusa iraryoshye cyane kurusha za zindi najyaga nandika. Bahita baseka, maze Maurice agahita akora mu mufuka agakuramo amafaranga akayahereza Pamela. Pamela rero arayabara akamubwira ati ubuse ko ari makeya aravamo ibyo kurya byawe bihagije.
Maurice ati ndakwinginze ugerageze rwose ugure ibishoboka kubera ko nta yonyine mfite, ati tekereza ko nta n'amafaranga mfite ndi buguhe kugira ngo utege ugiye ku isoko. Pamela aramubwira ati yego biragoye ariko nta kibazo ndagerageza ndagenda n'amaguru kandi rwose ndagerageza aya mafaranga nyakoreshe neza ndebe ko hari ibyavamo ntuhangayike wowe ndabikora. Pamela rero amara gusohoka maze Maurice agasigara yisekana yisetsa ati mbega umukobwa, ati uyu mukobwa n'umwana mwiza, ati wagira ngo rwose ni impano y'Imana yimanukiye mu ijuru, Imana irayinyoherereza, ati uyu mukobwa ndamwishimira cyane, ati ni mwiza cyane, afite umutima mwiza, azi ubwenge, ati uzwi uyu mukobwa nta defo n'imwe afite, ati yujuje rwose ibintu umusore uwo ari we wese yakwifuza ku mukobwa, kandi nanone biragaragara rwose ko azaba umumama mwiza, azaba umutima w'urugo wa nyawe. Maze arisetsa yarangiza agahita avuga ati ariko rwose nanjye uzi ko neza ndi kurota ku manywa y'ihangu, ati ukuntu ndi gutekereza uyu mukobwa wagira ngo yamaze nko kuba umugore wanjye cyangwa se nibura yananyemereye ko azaba we. Pamela rero ava ku isoko maze akamutegurira, yabisoza agahita ataha. Umunsi wakurikiye rero nanone arongera akagaruka agakomanga, maze Maurice akagenda agafungura agahita abona ni Pamela, agahita avuga ati wawu, ati wambaye neza, urasa neza cyane, urakeye, ati none se kandi kuje kunsura untunguye. Pamela ati nari nje kugufurira no kugukorera amasuku niba kandi bitakubangamiye. Maurice ahita amubwira ati bimbangamira, ati ahubwo urumva magize amahirwe ngo birambangamira, ati ntabwo bimbangamiye rwose kandi uri umukobwa mwiza urakoze cyane. Pamela rero yaragiye aramufurira, aramukoropera, amwogereza ibyombo, aramutekera, ibintu byose arabikora arabisoza, maze aramubwira ati rero noneho ndatashye. Maurice ahita amuhamagara ati ngwino hano nkubwire, agahita amubwira ati icara hariya mu ntebe, aricara maze Maurice agacunga ka kagare ke akajya imbere ya Pamela, maze akamufata ibiganza akamubwira ati mva rero rwose nkubwire Pamela, gusa ntubifate nabi ariko ntakubeshya iminsi tumaranye yagiye rwose ituma nkwiyumvamo kurushaho, uri umukobwa mwiza cyane umuntu uwo ari we wese yakwifuza, ntakubeshye rero ndagukunda kandi cyane, nubwo yenda bishoboka ko wowe waba utankunda cyangwa utanabinyemerera ariko nibura ubimenye rwose ko ngukunda kandi cyane. Pamela rero aba ari kureba mu maso y'uyu musore maze agahita amubwira ati hoya rwose nta kibazo kandi nta muziro mfite kunkunda, ati ikibazo gihari gusa ni kimwe, mukuru wanjye aramutse abimenye yadutwikira mu nzu. Maze Maurice ati nta mpamvu z'uko abimenya vuba aha ngaha, tuzabimubwira igihe cyabyo nikigera, nawe yaramaze gushira umujinya kubera ko n'ubundi yaranyanze kandi ndakeka ko n'ubundi ntacyo rwose akinshakaho, nubwo gusa adakeneye kumva n'umuntu uvuga izina ryanjye. Pamela ahita amubwira ati rero nanjye rwose ndakwishimira ukuntu uri umusore mwiza, ucisha make, uciye bugufi kandi ugira umutima mwiza, ati ntakubeshye rwose nanjye ndagukunda nubwo ngikomerewe n'ikibazo cya mukuru wanjye gusa. Maze Maurice ahita amubwira ati ibyo nta kibazo tuzabyitaho kuko rwose turi abantu bakuru. Pamela ahita amubwira ati reka ngende rero, ubwo naho ubutaha turi kumwe nta kibazo. Hashize iminsi rero Pamela arongera agasubira kureba Maurice akongera akamukorera amasuku, maze yajya gutaha akamuhamagara ati Maurice, ariko undi ntiyumve, aba ari kureba umupira yashyizemo volume nyinshi cyane ku buryo bwose biba biri gusakuza, noneho kandi aba yatwawe umutima ku buryo nawe aba ari kujya agenda ajyana n'umupira, ajyana ukuguru kandi kutagenda, ajyana ukuboko, ajyana umutwe, aba yatwawe wese rwose wagira ngo ari mu kibuga ari gukina
kugira ngo rero rwose Pamela amusezere afata telekomande amuturutse inyuma maze akazimya televiziyo. Ntabwo rwose Maurice aba azi yuko Pamela muri inyuma, ahita rero asubiza ukuboko inyuma n'umujinya mwinshi atazi rwose ibimubayeho, nawe ntabwo aba ari kubitekereza, maze akaba akubise Pamela ku itama. Pamela ahita ababara cyane kuko rwose amukubitana ibibaraga byinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo aba yashakaga kumukubita, nta nubwo rwose aba yari azi ko ari aho ngaho. Pamela ahita yifata ku itama ati urankubise, we rero aba yagize ngo amukubise abishaka, maze Maurice agahita ahindukira ati mbabarira, ati Pamela, ati mbabarira rwose tuza tuvugane, ati nakwinginze mbabarira, sinari nzi ko uri aho rwose, sinabishakaga, ni agisida rwose ibaye kandi itunguranye, ndakwinginze nyumva mbabarira. Ariko Pamela aba yarakaye, aba agira ngo rwose uyu musore amukubise abishaka, ahita asohoka yihuta, maze uyu musore yashaka kumwiruka inyuma kumukurikira kubera ko ataba n'ubundi abasha kugenda, ahita yikubita hasi maze agahita aharyamana akananirwa kuhava. Pamela rero agenda arira maze agera iwabo n'ubundi amarira yamurenze. Mukuru we rero aramubona ati iri joro uvuye hehe? Pamela ati hari inshuti zanjye nari nagiye kureba, ariko mukuru we yamureba akabona itanwa rwose ryabyimbye riragera hariya hakurya, agahita amubaza ati wabaye iki kuri iri tama? Amwitegereza neza mu maso akabona yanarize, ati mbwira ahantu uvuye umbwire n'icyo wabaye. Pamela rero arakomeza akamwihorera ati rwose nakubise itama ku gikuta, ati nta kindi kintu nabaye. Mukuru we arabibona ko uyu mukobwa ari kumubeshya, maze agahita amubwira ati ndabona warakuze utangiye kujya ushaka kumbeshya, ubanza ugira ngo ngana nawe, ati noneho rero ubwo wakuze wabasha no kwitunga ukibeshaho, ejo mu gitondo kare ufate ibintu byawe byose maze ugende wikodeshereza inzu yawe kuko ndabona wishoboye. Pamela rero yumva ibintu bikaze maze agahita apfukama hasi akabwira mukuru ati mbabarira rwose mukuru wanjye, urabizi ko ntabishobora kuko nta n'akazi ngira, natungwa n'iki se? Ati ntabwo rwose bishoboka, ndakubaha urabizi kandi uzahora uri mukuru wanjye. Mukuru aramubwira ati rero kugira ngo nkubabarire urambwira icyo wabaye, ati kandi biragaragara ko wagira ngo ni umusore wagukoze ibi bintu. Pamela agahita azunguza umutwe amwereka ko ari yego, ati ninde? Pamela ati ni Maurice. Maze Gisele yumvise ngo izina Maurice yahise yumva ibintu rwose bimuriye mu mutwe, aratangira ati mana nanga no kumva izina ryitiranwa n'iryo nsanzwe nzi. Pamela ati n'ubundi nawe ni n'uwo tuziranyeho. Gisele ati niwe wagukoze ibi bintu? Niwe wagukubise? Ati ubundi se, ati uretse gato, ubundi wageze iwe gute? Maze Pamela ati rwose najyaga njya kumufasha imirimo, ati kubera ko nabonye adashoboye nta kintu kimwe yishoboje, ati rwose nicyo najyaga njya gukorayo, ati ariko ndakwinginze mukuru wanjye umbabarire rwose, nanjye ndumva nigaye, nakoze amakosa rwose ndaguhemukira ariko umbabarire. Gisele ahita amubwira ati ntakubeshye urantunguye, ati kandi rwose uranantengushye, ati ntabwo nari nzi ko wankora ibyo bintu ukifata ugasubira hari ahantu utanambwiye nta burenganzira nguhaye, ati gusa rwose sinshaka kuzongera kumva uwo muhungu mu matwi yanjye, ati urabona ngo uragenda ugiye kumukorera ibyiza maze akakwitura kugukubita, ati ntuzasubireyo habe na rimwe, sinzongere kumva ko rwose hari na communication n'imwe mufitanye. Pamela ahita amubwira ati yego rwose mukuru wanjye ntabwo nzongera, ndakwinginze umbabarire. Gusa Gisele ahita arakara bikabije, asohoka muri icyo cyumba yarakaye rwose yumva adakeneye no kongera kuvugisha Pamela. Gisele rero ahita ajya kureba wa mushuti we akamubwira ati ntiwakwemera noneho ibyabaye, tekereza ko Maurice yakubise murumuna wanjye ari we wagiye kumureba, ati ndumva byambabaje ku buryo rwose ngiye kumufungisha, ngiye kumuhamagarira polisi maze agende yibere muri prison kuko n'ubundi niho akwiye kuba, ati urabona ngo rwose arubahuka murumuna wanjye. Umushuti we ahita amubwira ati nyamara wibyivangamo cyane, ntabwo uzi icyo bapanga, ikindi kandi wirenganya uriya musore kubera ko ntabwo yamusanze iwanyu. Pamela ni umuntu mukuru afite imyaka y'ubukure kandi niwe wasanze uriya musore, ati rero ibyo bintu rwose wibijyamo bihorere, wabona n'ubundi bafite ibyo bapanga ku ruhande.
Gisele arahita avuga ati njyewe byambabaje ku buryo rwose numva nta kindi namukorera uretse rwose kuba namufungisha. Uyu mushuti ahita amubwira atumva ati byihorere, ahubwo reka twisohokere twigire ahantu dukunda kujya, maze urebe ko rwose umutima wawe wakongera ugatuza ukongera ukishima. Ati naho ubundi ndabona utameze neza. Bukeye rero Maurice yafashe telefone maze ahamagara Pamela. Pamela yarayirebye telefone maze aramwihorera arongera ayisubiza hasi. Hashize akanya Maurice arongera aramuhamagara, Pamela arayireba maze rwose yumva abuze umutima wo gukomeza kumwihorera, arayifata maze aramwitaba. Maurice yahise amubwira ati ndakwinginze mbabarira unyumve, rwose ibintu byabaye byari agisida, ntabwo ari ibintu nari natekereje. Ati tekereza ko ntari nzi ko rwose uri no muri salo, nari naherutse uri koza amasahane. Ati rero ndakwinginze rwose mbabarira, nanjye sinzi ukuntu byangendekeye, kandi ni ukuri maze kukumenyera mu buzima bwanjye ku buryo ntabaho rwose udahari. Urabizi ni wowe nshuti ngira, ndagukunda cyane, ariko kandi ni nawe nshuti wenyine mfite, ni wowe unganiriza, ni wowe umfasha byose. Urabizi ko rwose uri isi yanjye, uri byose kuri njyewe. Ndakwinginze rero mbabarira, kandi rwose ndagusabye ugaruke kundeba maze tuganire. Pamela rero yumvise rwose uyu musore maze yumva nanone impuhwe ziraje, ahita amubwira ati nta kibazo ndaje. Yahise agenda rero ajya kwa Maurice. Akigerayo Maurice aramubwira ati ndakwinginze, ndabizi ndakuvunisha rwose kuko ibintu byose ari wowe ubinkorera, ariko rwose ndakwinginze mbabarira kuko ibyo nagukoreye. Ati icyampa Imana yo mu ijuru maze nkazongera rwose guhaguruka nkagendera ku birenge byanjye. Pamela rero ahita ahaguruka maze akagenda akegera uyu musore akamufata ibiganza akamubwira ati humura rwose uzongera ugendere ku maguru yawe, ahubwo izere Imana izabigufasha ndabizi, kandi bizashoboka wowe jya ukwizera gusa. Maurice ahita abaza Pamela ati wowe se urabyizeye ko rwose nzongera kugendera ku maguru yanjye abiri? Maze Pamela ati ndabyizeye rwose uzongera uyagendereho. Pamela rero ahita ahaguruka maze akagenda agategurira icyo kunywa uyu musore arakimuzanira, maze rero uyu musore agahita abwira Pamela ati ntakubeshye ndi kukwiyumvamo birenze uko wowe waba ubitekereza. Ati rwose ndagukunda ku buryo numva ntakibashije no kubihisha. Ati numva rwose dushatse twazana bibwira mukuru wawe. Maze Pamela ati uretse gato kuko rwose n'ubundi kubera ibyabaye ejo bundi yarongeye arandakarira. Ati mbabarira rwose tube turetse kubimubwira. Pamela rero ajya gutaha maze Maurice akamuhamagara akamubwira ati oya ongera ugaruke hano, hari ikindi kintu nshaka nanone kugusaba. Pamela ati ni igiki se kandi? Ati ndakwinginze ntiza telefone yawe iminsi mikeya. Ati telefone yanjye yarapfuye na mashini yanjye byose byarapfuye, kandi gukorwa byasaba igihe kinini, ikindi kandi byasaba n'amafaranga kandi ntayo mfite. Ati kandi nintakomeza kwandika ziriya nkuru, ati ntabwo uku kwezi bazampemba, kandi rwose batampembye sinabona icyo kurya. Pamela ahita amubwira ati none se iyi telefone ko ariyo yonyine mfite, akaba ari irimo amadosiye yanjye yose, ati niyo irimo ubuzima bwanjye bwose, ntabwo rwose nabasha kuyikuraho ngo nyiguhe. Ati urihangana. Maurice ahita avuga ati niba nta yandi mahitamo nta kundi reka nihangane, ariko rwose ubu akazi ndagatakaje n'umushahara wanjye ntawe nzabona. Pamela rero yumva ayo magambo maze agahita amubwira ati humura tuza, ati rwose telefone yanjye yisigarane, ati ndumva uyikeneye kundusha kuko yabe nanjye nibyo mbitsemo gusa, naho wowe utayibonye nta n'ubwo rwose wahembwa. Maurice ahita abwira Pamela ati urakoze cyane, ntabwo wakumva rwose iyi serivisi umpaye ukuntu ingana. Pamela ati hoya nta kibazo, wiyigumanye iminsi mike uzayinsubiza. Ahita ataha rero maze yagera mu rugo hashira umwanya mukuru we araza akamubwira ati ntiza telefone yawe nihamagarire hari umuntu ushaka guhamagara.
Pamela ati ariko telefone ntayo mfite. Mukuru ati iri hehe se? Undi ati nayitije umushuti wanjye wari uyikeneye, nayimusigiye hari ibintu nashakaga gukora. Mukuru w'agatima agahita agakubita kuri wa musore ati ntumbwire kandi ko wongeye gusubira kwa Maurice akaba ari nawe ufite telefone yawe, ati mbwiza ukuri urabizi sinkunda umuntu umbeshya. Pamela ahita amubwira ati yego rwose niwe uyifite. Noneho Gisele ahita rwose arya amavubi maze agahita afata telefone ati uyu musore ndabona atumva, reka muhamagarire polisi maze agenda arare ku isima kangahe araba yamaze kumenya ubwenge. Afata telefone rero yatangira guhamagara maze Pamela agahita apfukama hasi akafata ku birenge bya mukuru we ati ndakwinginze mukuru wanjye rwose wimufungisha, yaba arenganye kuko ntabwo ari amakosa ye, ati amakosa yose ni ayanjye, we rwose nta kibi yigeze ankorera. Mukuru we aramureba maze akareba rwose ukuntu ari kumutakambira akabona ntabwo ari ibintu bisanzwe, ahita amubaza ati ariko ubundi bimeze bite, umuca iki? Pamela ahita abwira Gisele atumva rero rwose mukuru wanjye byumve nkubwise ukuri, uriya musore ndamukunda kandi ndamukunda cyane, ntakubeshya ubu rwose ni ubuzima bwanjye, nta nubwo nakwihanganira kumubura, ntabwo rwose nakwihanganira ko hari ikibi cyamubaho, uramutse umufungishije ni nkaho waba unyambuye igice kimwe cy'ubuzima bwanjye kuko ndamukunda cyane kurusha uko wabyumva. Gisele noneho ahita yenda gusara, imisatsi igahagarara, agahita afata ibiganza bya murumuna we byari bimufashe ku birenge akabijugunya nk'iriya, ati ariko ubundi warasaze uri muzima, ati uriya musore yarakuroze se, ubu koko yaguhaye ibiki byatuma umukunda bingana gutyo, ati mana nyagasani akwangirije ubuzima neza neza, ati urifata ugakunda umusore nawe ubwe utishoboye, ati ubwo se wowe urumva azashobora kugutunga? Maze Pamela ati ntakubeshya urukundo namukunze ntabwo rwose ari rw'ibintu runaka, ati namukunze urukundo rwa nyarwo kandi namukunze uko ari, cyane cyane ko njyewe namukunze nanamuzi, namukunze naramubonye, naramenye ibyo afite n'ibyo adafite, naramenye uwo ari we, ati rero niwe nakunze nta kindi kintu nakunze, kandi ndakwinginze mbabarira ubinyubahire rwose, mureke ntumushake ko hari ikintu kibi cyamubaho kuko nanjye sinazigira mbikubabarira hagize ikintu na kimwe kibi kimubaho. Bukeye rero Gisele yagiye kureba wa mushuti we aba asanzwe ajya kureba maze akamubwira ati noneho uyu musore ngiye rwose kumukosora kubera ko ndabona rwose atangiye kwigarurira murumuna wanjye, ati tekereza ko noneho basigaye bakundana byeruye. Maze umushuti wa Gisele ati nyamara mureke rwose bikundanire, none se reba inshuro zose wahereye umutera ubwoba ariko n'ubundi ntacyo ahindura, arakomeza akamukunda, bareke rwose bareke bikundanire. Maze Gisele ati ngewe murumuna wanjye agakundana n'uriya musore ubana n'ubumuga, atekereka ntakiri ku isi ntabwo bishoboka. Umushuti we amubwira ati rwose ndi nkawe nabyoroshya, ati uroha rwose reka gukomeza kubagendaho. Gisele rero ahita amubwira ati reka nigendere, gusa ntabwo rwose namureka ngo agende atyo. Ku rundi ruhande rero Pamela nawe ajya kureba Maurice maze akamubwira ati ndakwinginze rwose ndeka njye kure yawe, nabwiye mukuru wanjye ko dukundana ariko yiyemeje kukugirira nabi kandi yavuze ibintu arabikora, yigeze rwose kwishyiramo umusore twari duturanye kera mu cyaro, kandi uwo musore yamaze imyaka 2 gusa maze barapfuye kandi apfa bitunguranye, abantu bose rero bayobewe ibyamubayeho, nanjye sinzi niba rwose mukuru wanjye yarabigizemo uruhare, ndamutinya ibintu avuze arabikora, atazakugirira nabi rero reka njye kure yawe. Maze Maurice ati hoya humura nta kintu rwose azantwara. Pamela ati ntabwo rwose umunsi mukuru wanjye ntabwo ajya ava ku ijambo, kandi sinshaka ko hari ikintu kibi cyakubaho kubera ko sinazabyibabarira, ubu rwose uri igice cy'ubuzima bwanjye, nkubuze rero nanjye sinaba nkibashije kuba kuri ino si. Maurice ahita abwira Pamela ati ariko ubundi urankunda cyangwa nuko uba ungiriye impuhwe gusa kubera uku kuntu umeze? Maze Pamela ati ndagukunda kandi nawe urabizi, ni nayo mpamvu nshaka ko rwose utazahura n'ibibazo.
Maurice ahita amubwira ati iyo rero ni intambara kandi tugomba kurwana, ntabwo rwose tugomba gutandukana kuko nanjye udahari n'ubundi sinabaho, byose ni kimwe, nashaka azanyiyicire kuko n'ubundi nawe dutandukanye n'ubundi naba mpfuye kandi nkiriho. Hashize iminsi rero Pamela na Maurice batabonana, maze Maurice ahamagara Pamela aramubwira ati ndarwaye rwose ndarembye ngwino undebe. Pamela agenda yiruka cyane maze agasanga Maurice yarembye araryamye ari mu buriri. Pamela ati mana nyagasani ubu se koko ndakora iki? Maze Maurice ati ndashonje cyane. Pamela ati none se nta kintu uherutse gushyira mu nda? Undi ati hoya. Pamela ati reka ngushakire ikintu cyo kurya maze nkujyane kwa muganga. Maurice ahita amubwira ati kwa muganga hoya. Pamela ati kubera iki se? Maurice ati reka nta mafaranga mfite yo kujya kwa muganga. Maze Pamela ati hoya nta kibazo, ntugire ikibazo cy'amafaranga. Ati mfite amafaranga make mukuru wanjye yari yampaye yo guhaha ibintu byo mu rugo. Ati rero ndayakujyana kwa muganga maze nkuvuze kuko ubuzima nibwo buza mbere, ndasigara nshaka uko nziyaranja ariko nibura wamaze kumera neza. Maurice yumva aya magambo maze akamukora ku mutima agahita aseka nk'umuntu rwose utari urwaye. Maze Pamela ati kuri guseka se wagira ngo nta kibazo wari ufite? Maurice ati n'ubundi ntacyo nari mfite, ati nari ngukumbuye cyane nagira ngo uze. Ati ntakubeshye ntabwo rwose nkibasha kumara umunsi umwe ntakubonye. Ati ubu rero harashize iminsi nari ngukumbuye cyane byo gupfa. Pamela nawe ahita aseka akanishima ko nibura uyu musore aba ari muzima, ahita rwose yumva yongeye atekanye. Pamela ahita abwira uyu musore ati umbabarire rwose kuba naragiye kure yawe, ati nanjye nari ngukumbuye byo gupfa. Aba bombi bahita bafatana bagahoberana maze bagasomana. Uyu musore aba aryamye ariko uyu mukobwa yicaye ku buriri maze bagasomana. Uyu mukobwa akamubwira ati ndagukunda cyane ariko ndumva ntakeneye kuzongera kujya kure yawe. Maurice nawe akavuga ati rwose ni wowe buzima bwanjye, jya wumva ko nubwo amaguru yanjye adakora ariko ntakubeshye rwose uri ubuzima bwanjye bwose, mba numva iyo uhari ari nkaho nanjye mba mfite amaguru ndi kuyagenderaho. Ati rero ndagukunda uri byose byanjye rwose, ndakwinginze ntuzongere kunjya kure kubera ko iyo uri iruhande rwanjye mba numva mfite umunezero kandi ubuzima bwanjye bwose bugenda neza. Umunsi wakurikiye rero Pamela ajya kureba Maurice maze yaba akigerayo Maurice agahita amubwira ati umeze neza mukunzi wanjye? Undi ati yego. Ati none se sheri, ati nagusaba ikintu? Pamela ati yego nta kibazo. Ati nifuzaga ko rwose wamperekeza ahantu. Pamela ati aho hantu se kandi ni hehe? Maurice ati nahamagaye taxi voiture, wowe urahabona tuhageze, ni inshuti yanjye tugiye kureba. Pamela ati none se ndagenda meze gutya? Ati sinajya guhindura imyenda. Maurice ati uri mwiza cyane kandi uraberewe, uhora rwose umeze neza, uri presentable, nta kibazo twagenda rwose umeze gutyo kuko umeze neza. Pamela ahita amubwira ati nta kibazo ubwo reka mfate isakoshi yanjye maze tugende. Bahita rero basohoka maze bakinjira muri taxi voiture bakagenda. Ubwo ntabwo Pamela wabaza aho baba bagiye, baragenda rero bakagera imbere y'inzu nziza cyane ariko ya etaje nziza kuko ubona ko ari iy'umuntu w'umukire kandi cyane. Maze Maurice akabwira uyu taximan ati hagarara aho twari tugiye turahageze. Pamela arareba maze akavuga ati ni aha hantu se tuje? Inshuti yawe iba ahantu hameze gutya? Uzi ko wagira ngo ni mu rugo rw'umuyobozi. Babwira umuntu wo ku gipangu bati fungura, maze nawe ati ndafungura se mwebwe muri bande mfungurira? Aba ari kubona shoferi gusa akabona na Pamela kandi abo bantu ntabwo aba bazi. Uyu rero Maurice ahita amanura ikirahure cyo ku ruhande rwe maze agahita amubwira ati fungura nta kibazo. Uyu muntu ahita atangira amubwira ati bosi, ati ni wowe se? Ati ni wowe uje? Undi ati yego ni njyewe. Ahita afungura noneho maze Maurice agahita ava muri ya modoka noneho atafashe imbago cyangwa ngo akoreshe
ka kagare, uyu mukobwa Pamela ahita yumirwa areba uyu musore uhagaze ku maguru ye abiri maze akumirwa. Uyu musore ahita akora mu mufuka agafata noneho amafaranga menshi akishyura uyu mutagisimeni atakira kandi urakoze cyane yose yagumane. Pamela aba acyumiwe atazi ibintu biri kumubaho, yibaza niba yaba ari kurota cyangwa ibintu ari kubona ari ibya nyabyo. Maurice ahita amubwira ati mukunzi tuza, reka twinjire tujye mu rugo ndagusobanurira byose neza guhera ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. Binjira mu nzu rero bakicara muri salo maze bagasanga bamaze no kubategurira ibyo kurya, bajya ku meza maze Pamela akanga kubikoramo rwose. Maurice aramubaza ati ko udafata ibyo kurya se ntabwo ugishonje ko wahoze umbwira ko inzara ikwishe? Maze Pamela ati nakubeshye inzara yashize, ati ubu rwose ndumva nkeneye gusa kunsobanurira, ati kubera ko ndumva ameze nk'umuntu uri kurota, nkeneye ko mbwiza ukuri ukambwira byose ku byo rwose nabonye. Maurice aramubwira ati rero nta kibazo rwose ndagusobanurira, ati njyewe navukiye muri famiye y'abakire cyane, nta kintu na kimwe nigeze mbura mu buzima, nta n'ingorane na zimwe nigeze ngira, ati rwose twari dufite buri kimwe cyose, ati rero rwose n'umugore wese nari gushaka nari kumubona kuko abagore b'abakire twarasohokanaga, abagore bahenze bambara ibihenze, bisiga ibihenze, bajya ahahenze, abo bose nari nziranye nabo, ariko naje gusanga bose barankundaga, bankundira izina ryanjye, bakankundira amafaranga nari mfite, nta n'umwe wigeze ankunda urukundo rwa nyarwo, ku buryo buri wese wankundaga wasangaga afite n'undi ku ruhande yikundira biri bya nyabyo, naho njyewe rwose ari ukugira ngo amprofiteho icyubahiro. Ati nafashe icyemezo rero maze mvuga ko nkeneye kubona umukobwa unkunda bya nyabyo, ukunda urukundo rudafite icyo rushingiyeho. Niyo mpamvu rero nigiriye inama yo gukodesha kariya kazu wabonye, maze nanavuga ko rwose ngendera mu kagare kugira ngo umuntu uzankunda kuko azabe yabitekerejeho neza. Ati ubwo rero yari test y'abantu bose, ati nawe urimo, ati ariko wowe warayitsinze ku buryo rwose udakwiye igikombe gusa ahubwo ukwiye icya zahabu. Ati warantangaje ukuntu witwaye neza maze ukankunda urukundo rudafite ikintu rushingiraho, ukankunda uko narindi aho narindi hariya mu mwanda, ukamfasha ukanyitaho, ati uri umukobwa mwiza ku buryo wowe ubwawe uri zahabu yigendera, ati ntakubeshye ni wowe mpano y'Imana yavuye mu ijuru rwose iramanuka inzaho. Ubwo Pamela yumvaga ibyo bintu byose yumiwe maze ahita avuga ati burya n'ukuntu kose mukuru wanjye yakundaga abasore beza kandi b'abakene byose byari ukumugerageza. Undi ati yego rwose cyari ikigeragezo, ati none njyewe nagitsinze ntanabizi, ati gusa ndanezerewe ni ukuri, ati ariko nanone ibi bintu biratangaje. Maurice kandi yakomeje abwira Pamela ati tekereza ko rwose utari umukobwa w'inzozi zanjye gusa ahubwo uri umukobwa w'ubuzima bwanjye bwose, ati ntakubeshye ibintu byose nifuzaga ku mukobwa ni wowe nabisanganye ndetse unarenzaho, ndakubwiza ukuri naragukunze birandenga kuko noneho wowe ndakubonye wagira ngo ukubiye inshuro nyinshi ibintu byose nifuzaga ku muntu wazaba umugore wanjye. Aba ari kuvuga ibi rero maze agahita amanuka buhoro akava ku meza aho yari yicaye maze agashyira amavi hasi akabaza Pamela ati none se umukobwa mwiza kandi umugore w'inzozi zanjye wakwemera rwose kuzambera umugore ubuziraherezo? Pamela rero ahita atungurwa maze akareba uyu musore agahita abona akuye impeta muri watermelon ibiri aho ngaho ku meza, maze Pamela agahita amubwira ati cyane rwose ndabyemeye kuba mu buzima bwawe ubuziraherezo kuko nanjye rwose uri igice cy'umubiri wanjye. Maurice rero ahita afata ya mpeta maze akayambika Pamela
akamubwira ati kandi ubukwe bwacu ntabwo rwose bugomba gutinda. Aba bombi bahita begerana maze bagasomana barangiza bakarebana mu maso bose bagasekera rimwe. Maurice rero ahita ahaguruka maze akajya mu cyumba akagaruka azanye agasheke akagahereza Pamela atakira aka gasheke ugakoreshe rwose ushopinga wiyatse ugure buri kintu cyose ushaka. Pamela rero arebaho maze agasanga hariho $5,000 by'amadolari, agahita abaza Maurice ati koko se ati $5,000 byo gushopinga gusa, ati uzi ko wagira ngo ni igishoro umpaye ahubwo ngiye gukora bizinesi. Maze uyu musore agahita amubwira ati hoya rwose ayo ni amafaranga make, genda ugure ibintu byose ushaka uko ubyumva. Agahita amuhereza kandi urufunguzo rw'imodoka ati uru ni urufunguzo rw'imodoka yawe iparitse hano imbere, ati umushoferi azagutwara kugeza igihe cyose uzabasha kwitwara, ati iyi modoka ni iyawe. Maze Pamela aba ataranayibona abonye urufunguzo gusa ati imodoka njyewe ntwara imodoka? Undi ati cyane rwose ni imodoka yawe. Pamela rero arumirwa ibintu bikamurenga akamera rwose nk'utakiri ku isi, gusa arahaguruka maze rwose akagenda agaha bisu ku itama uyu musore, yarangiza akamubwira ati urakoze cyane mukunzi mwiza. Arasohoka rero akabona ya modoka y'igitangaza ahita yicaramo maze umushoferi akamutwara, aragenda bakayiparika imbere yo kwa Pamela. Pamela avamo rwose ubona ameze nk'umuntu udafite ubwenge, ameze nk'umuntu uri kuzungera. Wa mushoferi agahita amubwira atakira urufunguzo rwawe nzajya nza kugutwara nubishaka nibwo uzajya urumpa. Pamela ararufata akagenda atavuze, nta jambo na rimwe bari kuvuga, uba wagira ngo rwose ari kurota. Aragenda akicara muri salo y'iwabo agahita amera rwose nk'umuntu wapfuye, akicara akegama. Mukuru we rero Gisele ahita yinjira maze akabona uyu mukobwa ameze nk'uwapfuye, akaziruka ati Pamela, ati Pamela, ati Pamela ubaye iki? Ati ufite ikihe kibazo Pamela? Ati ubaye iki noneho? Pamela ahita amwereka urufunguzo rw'imodoka, undi ati ibi se kandi byo ni ibiki? Maze Pamela akamutungira urutoki hanze. Uyu mukobwa ahita agenda akareba hanze akabona hari imodoka itagira uko isa, ahita agaruka yihuta ati iyi modoka ivuye hehe? Ati ni iyande se? Ati ninde uyishyize hariya? Maze Pamela agahita amubwira ati Maurice niwe wanguriye iyi modoka? Uyu nguyu nawe ati ariko rwose urakina? Ati urakina turiya musore ugendera mu kagare, ati ngo akugurira imodoka? Ati keretse ari akagare yakuguriye kandi nabwo ntabwo yabasha kugura tubiri, yabashije kugura akagenderamo gusa. Ati reka imikino yawe ndakumenyereye. Maze Pamela ati ndakubwiza ukuri ni Maurice rwose wanguriye iyi modoka, dore na sheke yampaye kugira ngo njye gushopinga ibintu byose nshaka. Mukuru we aramubwira ati ibi bintu ntabwo nabyemera. Maze Pamela ati uriya musore ntabwo ari uwo watekerezaga, ati biriya byose yabikoze kugira ngo azabone umukobwa umukunda bya nyabyo. Ati uriya musore ni umukire ku buryo udashobora kubyumva, aba mu nzu imeze nk'iy'abayobozi, ati ni umumiliyarderi, ati afite amafaranga menshi cyane wowe utasobanukirwa. Ati iriya modoka niwe wayinguriye, ati dore n'impeta yanyambitse. Mukuru we agikubita amaso impeta akabona noneho impeta yo ifite agaciro karenze ya modoka kure, arumirwa maze akamubwira ati ubuse ni ibya nyabyo? Ati cyangwa ndi kurota? Pamela ati ntabwo uri kurota, ati ibi rwose byose ni ibya nyabyo. Uyu mukobwa rero ananirwa kumva ibintu aba ari kureba, maze akamubwira ati banza niyo sheke njya kuyibikuza, ahari yenda ndaza kumenya ko ari iya nyayo, ntangire kwizera ko n'ibindi byaba ari byo. Ahita afata rero ya sheke maze akajya kuri banki akaza azanye amafaranga, araza agahita aha makeya rero Pamela. Pamela ati ayandi se ari hehe? Undi ati ntugire icyo umbaza, ndi mukuru wawe utagira icyo umbaza. Pamela ati ko wabibonye ko sheke ari iya nyayo? Uyu mukobwa rero atangira guta umutwe maze agatangira kubona ukuntu yahombye rwose. Murumuna we aba atangiye kugenda amucaho rwose ku myako, afite imodoka amafaranga ari kwisuka, maze agahita anamubwira ati ubu rero tuzanakora rwose ubukwe mu byumweru 2 gusa, ahubwo imyiteguro igomba gutangira. Noneho
noneho Gisele aragenda akababara agashoberwa akagenda akabwira ya nshuti ye ati tekereza ko nahombye, ati wa musore nanze ni umukire cyane, afite amafaranga, afite ibintu byose kandi noneho nta nubwo agendera mu kagare, ni ibogari rigendera ku maguru yaryo, ati mbega ukuntu nahombye. Umushuti we ati narakubwiye ndakubwira ngo gerageza basi umwiteho bisanzwe nabyo birakunanira, ubwo rero rwose wikwicuza. Uyu Gisele yagarutse mu rugo abwira Pamela ati ariko se ubundi koko ibi bintu uri kuvuga ni ibya nyabyo cyangwa ntabwo ari byo? Ati njyewe ntabwo ndabyemera ntakubeshye, n'ubu rwose ndacyashidikanya. Pamela ati niba ushidikanya ngwino nkujyane njye kukwerekera aho atuye, maze ibintu ndi kukubwira byose ubirebeshe amaso yawe. Undi ati sawa nta kibazo. Baritegura rero maze Pamela agatwara Gisele mu modoka akamujyana, bagera rero imbere yo kwa Maurice maze Pamela ati dore naha. Gisele arareba ati hoya wibeshya, ntabwo uriya musore yaba atuye aha. Arinjira akinjira mu gipangu, noneho abagenda arebuzwa rwose nk'umuntu ugeze mu mujyi bwa mbere, aba areba ibintu byose akabona ni bishya, ibintu kandi adasanzwe abona, ibintu bihenze gusa. Yinjira mu nzu noneho akagenda areba nk'uko yarebaga ubwa mbere yasuzuguye, noneho ubu bwo aba areba yatangaye, ari kureba ibintu akabona ntibibaho, akabona ntabwo yaratse ko biba ku isi. Ibintu byose yaba imitako yaba amarido yo muri uru rugo, ibintu byose aba abona ari bishya mu maso ye. Arareba rero akumirwa, maze yajya kubona akabona Maurice araje n'amaguru ye agenda, agahita yiruka. Gisele agahita yiruka ajya guhobera Maurice ati sheri, ati nari ngukumbuye. Maurice ahita amufata akamusunika ati uramenye utazongera kunkozaho n'izo ntoki zawe. Maze Gisele ati mbabarira rwose narakwitiranyije, ati kandi naribeshye. Maurice ati nyine waribeshye, uko kwibeshya kwawe rero rwose ntacyo kudutwaye twebwe. Maurice ahita amucaho maze akifatira Pamela akamuhobera akamusoma, bagasomana nkaho rwose uyu Gisele adahari, bagakomeza bakisobanira cyane umwanya munini. Gisele arareba maze ishyari rikamwica, agafuha agahita asohoka akiruka. Aba bombi bahita bisekera maze bakicara bagatangira kwiganirira rwose bipangira iby'ubukwe bwabo. Gisele rero ava ahangaha akagenda akabwira inshuti ati ubu bukwe rwose ngombe nzabwice, ati ntabwo murumuna wanjye yantwara umugabo umeze kuriya, ati uriya mugabo w'ibogari w'umukire kuriya ntabwo murumuna wanjye yamuntwara. Maze mushuti we ati nyamara ntabwo yamugutwaye, ni wowe wirangayeho. Murumuna wawe yabaye umwana mwiza, agira umutima mwiza, maze yita kuri uriya muntu ntacyo agamije, none wowe ngo ntabwo ngo bamugutwara. Ati bazamugutwara rwose ahubwo inshuro 1000, iyakire kuko byararangiye, ni wowe wabanje kumwanga mbere. Gisele rero aragenda akababara agahinda kakamurenga, maze Pamela na Maurice bo baba bakomeje kwipangira ubukwe. Umunsi rero nyirizina uragera, maze rwose ubukwe bukaba, aba bombi bakora ubukwe bwiza cyane. Abakire bose bo mu iki gihugu baba babwitabiriye ndetse babukorera ahantu hahenze kurusha ahandi. Ubwo Gisele we aba yenda rwose kwiyahura, ubwo bukwe ntabwo abujyamo, aba ari aho yasigaye mu rugo ari kurira, ubona rwose ari hafi kwishyira mu kagozi. Maurice rero abwira Pamela ati rwose ndagukunda cyane kandi ntabwo nzigera rwose mva iruhande rwawe, umukobwa mwiza ufite umutima mwiza wankunze ntacyo ashingiyeho, akankunda ntacyo mfite. Ati nzagukunda ubuziraherezo, nzagukunda mu bibi ndetse no mu byiza. Pamela nawe ahita abwira Maurice ati nanjye nzakubera umugore mwiza ubuziraherezo, ni wowe rwose nifuza ubuzima bwose. Bahita bahoberana rero maze bagasomana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri iyi channel, ntukagende rwose udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe, Imana rwose ikomeze ibandindire.